Samantha mbona utishimye cyane kandi mbona kiri mu gitondo umunsi uraza kwira ugeze he? Ariko ndishimye cyane. Ese uko utigeze umbaza impamvu twaje hano ntitujye mu rugo? Ubwo sigize sibyo nari ngiye kukubaza. Mbora urabona impamvu twajemo hano urumva njye nari ndimo kukubwira nyine kuri wa mushinga nari ndimo gutegura nkizuze murikire nyine nkwereka ahantu ugeze turi no n'amabuye kuyakoresha byananiye neza nabuze amafaranga. Yes, ariko disi ni na heza ahantu ni heza pe. Ese urabona igihe niyaye bizahura bizahura no kuzaseka umuntu akanakora cyane akareba ko byakunda cyangwa uzamfasha no gukora azajya azagufasha. uzaba umuyede se uzaba umufundi uzaba iki? yagiye nzaba Jonel njye uzabahagararira. akumva utazajya uhembesha ariko nubwo nibyo sinzabikora kuko n'ubundi wabona bimemba se. se we ntabwo nagwereza ikihe kiguzi nta nicyo nabona rwose. ahubwo se sheri nta kintu nashaka kukubaza nk'ubu ngubu sibyo uramutse ukundana n'umuntu ugasanga afite nk'ikirwara gikomeye cya kindi kinandura mbega kitaba kiri tayari gukira wabyifatamo mukunda afite indwara yandura mbo gusa mbaye mukunda nzi neza ko nawe nkunda ariko shana byaterwa n'indwara yariyo byaterwa n'indwara yariyo yandura yego kuryo ayivuje atakira se nyine sinzi indwara navuze ni indwara yandura itanakira nyine agomba kubana nayo mu buzima bwe bwose apfuye. byaterwa kuko hari indwara zandura rukumva hari indwara zandura ariko zikaba zitandura mu buryo ubwo aribwo bwose bitewe n'uko wazitwayemo urumva ariko kuvuga ngo biragoye byaterwa n'indwara uko yaba imeze cyangwa uko naba nzi neza ko akunda cyangwa njye mukunda ankunda cyari indwara buriya umuntu ashoboye ko biragoye kubyakira mwana ariko wabyakira birashoboka ariko biragoye indwara yandura ubwo urugero nk'iyi se nakubwira gute ese wowe indwara zandura n'ubu usize mana ebola irandura ariko ni nyinshi zandura nawe hari n'izo ugiye yose mbo byose byaterwa n'umubano mwaba mufitanye urukumva ariko nyirizina ku bw'amahirwe dushime twebwe ko icyo kibazo ntacyo dufite kibayeho se kibaye gihari byakwigwaho byasaba ko umuntu abyigaho ndabyumva sheri ntunkunda ni iki nagukorera ukahita unyanga cyangwa wamenya kuri we ukahita unyanga kikubwira ikintu cyakora ushoboye kuba wankorera ukumva ngahita ko nkwanga pe gusa nazakubara nyuma bibaye ngombwa numva ko bibaho mu buzima ariko ako kanya sinkubeshye kikimenya nahita ko nkwanga pe ibindi bikazaza nyuma urugero urabona ko nakibutse sheri wajya ntukanditse ukabwira hano bambwiye ko kureba bambwiye ko kiri isugi
ukumva ngo nkanjye ngakwemerera kwirinda uko bishoboka kose cyabikora turi nk'ababanye kikazasanga utari icyizere naba narakugiriye cyose zero ntiwasubiza mu rugo rwambere cyane gumana mbo birashoboka ariko ntibinashoboka kuko urumva hari byinshi naba nariringiye kuri wowe na buryo ki ngufata ariko ugasanga nyine byose ubihinduye zero cyakora nicyo kintu numva gishoboye kuba cyangora kucyakira cyangwa nkaba nzi neza ko dukundana warandyaryaga ari nk'icyo wari unkurikiyeho birashoboka ibyo tubireba kuko sinabikora sibyo urabizi ko ntabikora gusa ndabona iki ari cyo gihe cyo kukikubwira mbwira nta kibazo jya kumvishirwa akabanga sinzi ukuntu nabikubwira ariko icyo kintu ntarakubwira ibindi byose nabikubwira ariko cyo byarananiye kukikubwira gusa reka nkikubwire sibyo nyine ni icyumva cyaba cyarakugoye ku buryo uva kukimbwira ko ari ikibazo ubana n'ubwana mu gihe cyose tumaranye ukaba utarigeze ubimbwira gerageza unyumve urumva ko ibyo ari ibintu byoroshye kuko kuza nkahita mbikubwira ese kuki watumye ngwereza icyizere cyanjye ubundi nise ko utari njye wabyizaniye uragira nkora iki nise ni njye wabihisemo bwasi kuki watumye ngwizera bigeze aha ngaha gerageza umuntu sibyo ibimbaho ntabwo ari ukuvuga ngo ni uko wanyuze none se abantu tuyirwaye ntabwo twemerewe gukunda se si uko nkangwa bizi ko nkunda cyane ariko nyine nari narabuze wamera mbikubwira maze kukwereka ibyanjye byose nkuganirije ibyanjye byose urabizi urarangije ngo wowe si ukundana n'umuntu akaba afite indwara imeze gutya na gutya unshishije ku mpande uciye hehe nawe kumbi niwe washakaga kunyereka gerageza umuntu ntabwo yego ndayifite pe ese undi kuki abakobwa muri abana babi ese uri kumbwira ngo ndi umwana mubi abakobwa n'abana babi indwara navutse nanjye ubwanjye nyisangana uragira nkora iki none se ko atari njye wagiye mu basize ubwo njye wayizaniye uragira nkora iki kuki watumye ngwereza icyizere cyane nkumva ko nta wundi muntu ngomba gukunda ni njye utakwizera se uzi ko ari wowe muntu wa mbere mbwira iri banga kuko njye mbifata nkaho ni igisebo kuri njye kuba nyirwaye atari njye wayizaniye urumva kuko ari ngombwa ngo undakarire bigeze kuri uru rwego wumve ko kuba waranyizeye uri kubyicuza ubu ushaka nanjye mpfe nyine n'ibyo ushaka ntabwo igisubizo ari uko nawe wapfa ngese ko ntarapfa kandi ubu ushaka nyine nanjye nandure njye ku miti nicyo cyifuzo muri wowe ufite ariko ubundi abasore mubayeho urumva kuba nkubwiye ikibazo mfite aho kugerageza unyumve uhisemo kumva ko ari ibintu bidasanzwe none se uragira nkora iki ngende niyahure mpfe kugira ngo wumve ko nanjye bimbabaje ndeba gutyo ntabwo ari njye wabyizaniye
urandangije nyine ese buretse nkubwire ko Imana irengera umuntu nk'iyo mba nk'umunyamakosa nk'urubyiruko rw'iki gihe nkaryamana nawe ubu nanjye itari byari kuba byararangiye ntabwo nari kubyemera kuko nari mbizi wari kubuzwa n'iki ese none niba wari uzi neza ko turimo gutegura kuba tuzabana twari kuzabana gutyo gusa ukajya ugenda ukaryama nanjye nkaryama bikarangira shira igerageza unyumve niyo mpamvu ngerageje kubikubwira reka kumfata nk'umwana nyumva gatoya ibyo byashira imbabarira ubu biretse sibyo mbabarira ubu biretse iyi tariki ngiye kuyandika ahantu ni imwe mu matariki ambereye mabi mu buzima bwanjye Imana nibishaka ikumva ko ari ngombwa zongera tuvugane ariko kugira akanya nta kintu cyo kuvugana nawe mfite nari mbizi ibyo uri kumbwira byose nta na kimwe kintunguye nari mbizi neza ko kuba mbikubwira ari ryo kosa rya mbere nkoze ubundi iyo nabigumana ukazabyimenyera nyuma nanjye nararangiye none se ko ubundi mbize ngo uzi ko ntibingoye kubikubwira uzi kuvuka ifate uravutse nk'abandi bana bose ufite amezi 9 umenye neza ko iyo ndwara uyifite si wowe wayizaniye warayivukanye none uragira ngo ibaze uko niyumva reka nkubwire mbabarira sibyo mbabarira niba uzi neza ko unyubaha mbabarira umva iruhande tutanaserera yego mbabarira ndakwinjiza kandi gusabye imbabazi mbabarira nimero yanjye urafite mfite iyawe ntago ndi wisibe ariko mbabarira ubu mvuye iruhande mbabarira umva iruhande ndakwinginze reka ngende gusa ubitekerezeho wumve ko nyine atari njye wabyizaniye kabisa ntabwo ariko nabihisemo gusa warakoze nk'ibi bintu koko kuki Imana iba yarayishyize ku kigeragezo nk'iki ngiki ku muntu nkunda ngahura n'ikibazo kimeze gutya nafata uwuhe mwanzuro muri njye gusa biragoye gufata umwanzuro utagishije inama wenda inama nzakura mu bavandimwe n'inshuti nizo zampereza igisubizo cya nyacyo kuko kuri njye ndananiwe amatariki aragwira ngiye nayo imbere akasamutwe uzi impamvu ntabandi kubyumva ibyo bintu muba muri kuvuga uvuga ngo icya mbere cyo sibyo iyo wakoze imibonano mpuzabitsina ikindi wumva ufite amahoro muri wowe ayo mahoro yahabwa n'iki nyine uyahabwa nyine nuko wikingiye none se icya mbere cyo urikumva iyo waryamanye n'umukobwa nta prudence uba ishati akora mwaranagowe ako se reka mubaze ujya uryabo ujya uryabo nese ubyumva uti uri kurera bombo bombo n'umuntu bihurira hehe bombo n'umuntu erega buriya ujye wibuka ko buriya ari ubuzima bw'umuntu buri gukina nabo utandukanye ahanini noneho bwawe sha ikizi yaba basari n'ubw'abandi bwawe ngo bwira nyine uramutse ubikoze wambaye prudence uburyo wabwumva gute nicyo rone nende ukubwira cyo kurira bombo mwisashi ubundi reka nkubaza iyo bavuze uburyohe bwa biriya bintu sibyo uba wumva ari ubuhe nyine mbwira ikintu ngoga watoyemo aho waryamaniye n'abakobwa nta prudence ikintu watoyemo ku buryo uvuga ngo ewa nararyohewe kuko numva biraryoshye ikintu natoye mbwira ikintu watoyemo reka nkubwire ariko urabizi buriya iyo imibiri iri gukoranaho ngo noneho ubu gutya sindi kugukoraho urumva bimeze gute ngo noneho dispoze noneho uramutse ndi kugukoraho nambaye ga hari ikintu wakumva uracyumva reka abantu urabyumva ute mwana wowe cyo nkubwiye cyose ibyo niba wumva uhamanya n'umutima wawe ko kuryamana n'umukobwa utikingiye uri kumva ari byo byiza icyo nzi cyo uzicuza nzaba ndese kandi nawe the one umva ngiye kidereka nkwibariza ubundi
iki nyine umbaze uvuga urumva uri seriye man ahubwo mwe murapfuye mutirishe nyereje iyo bundi reka ngo kandi uburyo ujya no mu bantu ukavuga ngo warabikoze ariko nta nubwo nabura kubivuga icyambere cyo sibyo uheruka kujya kwipimisha sida ryari nipimisha se kubera iki pimisha iki se byagenze ute ko wirirwa uryamana n'abakobwa utikingiye none se kuryamana nawe bisobanuye ko reka nkubwire sibyo nuvuga ngo iyo urwaye sida ntabwo ari ngombwa ngo unanuke cyangwa ugire ibindi birwara byinshi ubona ushobora kuba uyirwaye ariko ibyo bimenyetso byose utari wabibona reka mani ngiye nta kugira ngo making sure yuko utarwaye sida nuko ujya kwa muganga bakagupima cyangwa ku bindi bigo nderabuzima byose ibyo ari byo byose bakagupima bakakubwira uko ubuzima bwawe buhagaze warangiza ukamenya niba urwaye cyangwa utarwaye ariko gutyo ushobora no gusanga uyigendana none se ubu warabizi ko utarwaye ntabwo ndwaye kuko njya kwipimisha urarwaye bantu bisuri mu ntabwo ndwaye da shanjye ntago najya kwipimisha ejo bundi meruka kujya gufatisha icyambere sibyo none yibaze ko mfata ibizami jya kwipimisha uri kumva kandi mba nanikingiye iyo ngiye gukora imibonano je none reka ngo ukuri rero nzaturya kandi sinzipimisha nipfa nzapfa ruzaca imana nta bintu byo kujya kwipimisha wande naro kugikimana nuvuga ngo ngiye mba nkoza akazi kanye nk'inshuti uri kumva ubwo ibizavamo nyuma wowe na Dewani nta kintu ntazaba narakoze ariko icyo nzi cyo neza 100% nuko bizarangira muri kwicuza ubwoko bwacu ndi bwandura sida sha ikomeza ubivuge gutyo ubwoko bwacu wowe umunsi uzanatera umwana w'abandi ndawe Dewani ndi gukumva ngewe n'uwo nzi uyirwaye yarayivuka ariko wowe naroyize ndi kubumva umuntu uwo mwatera indabundi ntabwo ari nuvuga ngo mwana myaka 20 mfite se no baterera hino ntiwumva seziyo yayo ngayo y'aba basore birirwa bavuga ngo iwacu ntidutera amadango n'ibiki urubyiruko mbeshera imeze bite se video ndakubona mwana shaka byanjangiye imihanda mwana Dewani yo so Shamukungu bitese none ukomeje kubera umukunge nanga ureke ubwira bere abintu mane bere abintu byajyanye n'iki abasigaye nibazasha niba aje kwibuye rya bano n'ababyeyi barabibazo ugomba kurizirikana mwana ahubwo sinzi niba mwandiza kido gato mane namushaka gato hari akantu nyine kakabazo filozofa bafite se no bimushyiramo bimeze gutaniye pe nyamara nge mbabwira mwumve pe umunsi uzaba muri kwicuza muzavuge ko nagize nawe wumve nk'umuntu mukuru ubu ngubu wari warya bombo uri kuyerera mu isashi utigeze uyitonora ngo uyirye yonyine wayirya rega turi kuvuga oya jumusobanurira nari bivuga abantu urukumva uvuga bombo ngo mwishashi sinzi ikintu ushatse kuvuga wari wagenda usaba ntuyizi wari wajya kugura bombo wayifata urumva bakigugaye tuyishyira mu kanwa utiroye tono wumva ukuntu biba bimeze ukura mu gishashi cyayo it's okay none uyu nguyu wari kuvuga ngo je yumva abanza byo ngende kubwira Jay n'umuhungu Jay n'inanuze ndi kubabwira ngo ibintu birirwa bajya kuryamana n'abakobwa mani batambaye predance nyamara bizabakora arimo nibyo bari kuvugaho ngo byaba amabombo n'ibikibwirire mwerekana n'ibyo mwana amubwira iki se kari we mwarimu ahita kagaruka mani n'akantu nyine ngiye kumushonesha kakadiru gatoya abamujyane mande nashaka nagaruka nkuko mwana ushireza abatuyoberanya aho turamuzi wapi ntabwo ahubwo mwana none se aha mukobwa gute bigange mwana noneho naraburiza umwana unabaze buryo agera mu rugo gute usebe ko cyakijama tubana mwana cyanze ko havasha shira hano ikizo shira hano ngewe ngo tize gato simabwo ubugeze no kunyishyuza getoshe ese n'ubuntu ngo bikigiye mwabaye muti sindisha se basi ibyo gusinda byo nyine twakabimenye nyuma nagira amaze kugira uko nigenza amana ubwo nyeshe nawe utekereza nk'abana ngiye mu ngurugo rwanjye ubwe gato yanjye mu buke ngende nabi kintu mere bigenze wowe uriya mwana kandi kumufatisha amaya nta kundi wamusinzi niwe mfite no kumugezaho ntabyemere kandi bizabizo yabibona manje sinyabikoresha byo kubukingirizo barikingira ibiki simani ibyo nawe ukibikoresha abantu byose n'indi ukibuka bwira nyine mwana rero reka nkubwira urukumva urabona Samantha uramuzi nawe uramuzi kuva ryari inkundana nawe ndamuzi urukumva
ikintu rero gitumye ngukura muri bariya bajama mani ntabwo mashaka ko bamenya story zanjye zose uko zimeze mba nizeye niyo mpamvu mvuga ngo reka nkubwire story zanjye wenda wangira n'inama Samantha agire gutya asanga arya ku kibanza cyane kumva tuganire nyine mwereke uko imishinga imeze ibyo ndimo gutegura arangije abanshishije ku ruhande ngo ubu ufite nka sheri wawe ugasanga arwaye nk'indwara idakira wabyitwaramo gute umukunda urugendo musuze y'indaburiya nawe ati cyakora byaterwa n'indwara yaba iyo ariyo indwara arwaye ushobora kuba nayihanganira akabana nayo tukabana ariko hari n'indwara ntakwihanganira rero hari utihanganira ntabwo waba umukunda ariko birumvikana nyine ntabwo waba umukunda ubundi umuntu ukunda uba ugomba kumukunda mu byiza no mu bibi cyangwa se ikibazo birarangiye ibyo ngibyo turagumye turaganira ngiye kumva numva arambwiye none se kusheri ufite ubwoba bwo kubikubwira kuko mbimaranye igihe ariko unyihanganire igihe kirageze nkubwize ukuri yarambwira ati bya bintu byose nakubwiraga ni urugero naguherezaga ariko urebye no mu buzima busanzwe niko kuri ukuri kwaguhaye se wiki mani yabimbwiye numva n'umusatsi mvuyeho numva muzi ikintu cyo gukora ndibaza ngenze gute ngo nawe mbwira noneho umuntu wabana nawe gute siko burya abakobwa tubana nabo batwihishe ngaho mbwira uwo noneho wabana nawe arwaye sida byarwaye sida ngo yarayivuka niba ariyo yavukanye nta n'ikibazo skide nawe nuko wakambwiye mani reka nkubwire impamvu sibyo ikibi ni uko yaba yarayambiye ahandi kandi Samantha urabizi agira imico myiza ega mani kugira imico myiza urabyumva no kubera oya nyine ikibazo ntabwo ari we mani nawe byakubaho wayivuka nari ngize ngo ikibazo baryamanye n'abantu nyine barayimwandura ibyo narindi no kubwira ba Royizi mbabwira ngo bazicuzamo kuvuga ngo iyo ukoresha agakingirizo ntabwo ushobora kwandura indwara ya virusi itera sida cyangwa se n'izindi ndwara zimwe na zimwe ariko nimba ariyo yavukanye ukumva ntabwo wamurenganya habwe nimba wanamubwiye nabi rwose uriyo ibyo kwigisha kandi kwashwanye gusa ubwo mwabwirwa nese ubwo waba ukibanye nawe wariho aje nawe nakwizeraga nzi ko burya wize bwumbe uri nk'abandi aho uri nk'aba Royizi icya mbere cyo sibyo sida ni imvuka ntabwo ari inyandurano ngendeye ku byo ntekereza sibyo inyandurano nyifata nk'aho ariyo mbi kubera yuko navuga ngo iyo umuntu yacitse igisebe sibyo asigarana inkovu kandi inkovu iba ifite amahirwe menshi yo kuba yakongera ikavamo igisebe kurenza uko umubiri usanzwe wavamo igisebe niyo mpamvu uvuga ngo sida y'inyandurano iba ari yo mbi kurenza iy'intozi y'imvuka icya mbere cyo Samantha ntabwo yigeze kera dore ngubu n'ubundi arampamagaye cyangwa umwitabe ntabwo namwita turi kuvugana ikisubu ukagira akabwa mu Samantha ahubwo bituma niheba kugeza uko ashobora no kwiyahura kubera ibyo bwite cyane ashaka nkuko cyakora ako kantu ko karatunguranye kuko n'ukuntu ameze uba ubona ameze neza ntabwo ndabwira nyine ari ubwo wabana nawe gute ariko n'impamvu nkubwira ngo ntabwo ubundi sida y'imvukano nta n'ubwo izonga cyane nk'inyandurano uri kumva inyandurano impamvu uvuga ko ariyo mbi uvuga ngo wenda reka nguhe nk'urugero sibyo reba uvukanye ubumuga sibyo ubwo bumuga wavukanye wenda tuvuga wamugaye nk'akaguru bugize nkuze uvuga ngo bizantonda cyane kubwakira cyangwa se no kubana nabwo kurenza umuntu wabuvukanye kuko wazakura azi ko ariyo miterere y'umubiri we rero bitume abana nabyo abyumva niyo mpamvu nabwo sida y'inyandurano uvuga nta kintu itwaye cyane kubera ko azi uko abana nayo yabimenye kuva akiri umwana kugeza ubu ngubu rero azi uko yirinda kugeza uko ameze uko nguko kandi akoresha imiti waba ugeze umuntu arayifata uko byasa kose ayikoresha neza kuko ntabwo yari ameze kuriya ayikoresha rero iki inama nakugira rero wowe nk'umushuti wanjye sibyo Samantha rwose
niba ufite n'impungenge z'uko sinari gutegura ibyo kubana sinajya kubyumva uri kumva zose zarangiye nyine banza wumve niba wese unatekereza yuko yakwanduza ntabwo yakwanduza kuko ibigo nderabuzima n'amavuriro n'ibitaro byose ikintu bibereyeho ni ugufasha abantu bagiye bafite ibibazo bitandukanye uvuga ngo wowe nawe nimugana abaganga bakabagira inama muzabana kugeza upfuye utanduye se kandi nyine muzaba mufite n'amahirwe 100% yuko nimukurikiza inama abaganga bagiye babagira uri kumva muzabyara abana badafite ikibazo nk'icyo Samantha yavukanye kuko buriya impamvu Samantha yagize icyo kibazo cyo kuvukana buriya bwana ni uko ubwo ababyeyi biwe ntabwo bigeze babikurikirana cyane ngo bumve inama z'abaganga ariko iyo ugannye abaganga bakagufasha 100% ni uburyo bwizewe ko uba ugomba kudahura n'ihungabana na ritoya yaba umugabo cyangwa umugore we waba ubana n'umuntu ufite ubwo bwandu umugabo ashobora kubaho ntayo afite kandi amufite umugore cyangwa umugore ashobora kubana n'umugabo ntabwo ubwo bwandu atabufite rero wigira impungenge kuko kereka nugerayo ukirara nimujye kwa muganga ngo babagire inama bababwire n'ukuntu bari bubyitware ukagenda ukabiryamana uzandura byo ndabikubwiye pe ariko nugenda ugakurikiza iby'abaganga wowe uzaba muzima n'abana muzabyara bazaba ari bazima nta kibazo muzagira kereka nushaka wowe kubyica niwe uzagira rero inama nakugira Samantha ariko umwana w'abandi cyonzi cyuriya mwana yitonda nta nubwo muri iyi karitsiye yose agenda yize abakobwa bose babamo ntabwo wabona undi mwana witonda na Samantha okay ndumva ntabwo uri kunshuka ntabwo nakoshye subize ntabwo nakoshye mani kuko nanjye bimbayeho icyambere cyo ndabizi wagize shock banze niyo mpamvu wamubwiye nabi kuko ntabwo ari ibintu wapfa guhita wakira ku muntu wari we wese ku buryo uhita wumva yuko ari ibintu birangiye ariko ushira impumu ugende wakira undi mwana mukomeze imishinga y'ubukwe mwari murimo icyo ngusabye ni kimwe ngo uzagana abaganga bagufashe nico cyonyine ibindi byose bizakunda kiriho kwiyambaje nk'umuvandimwe ngiye kumva inama zawe oya wowe ntugire impungenge muhamagare tuganire twongere dusubire mu murongo ariko nzabikurikiza uko uzimbwiye ubuzima bwanjye nibujya mu kaga nta kibazo uzabubazwa nta kibazo pe ariko nawe twumvikana nubyica ntubikore nk'uko mbikubwiye ngo ugana abaganga kuko wowe ntabwo ushobora kubyipangira ngo bikunde uzagenda kwa muganga bakubwira ati bisaba iki n'iki ibyo ngibyo bazakubwira nubikora neza ntabwo bizagorana aho ibindi by'ubwandu bwa virusi itera sida even nubwo waba warayanduriye ahandi ushobora kubana nabwo n'umuntu bigakunda ariko impamvu mvuze ngo mba numva iby'ubukana birutanwa ni uko umuntu wanduye ashobora no kongera akagira ku kageza agasubirayo ariko umuntu wayivukanye ntabwo ari ngombwa ubugeso kuko nyine ni ikintu yavukanye nawe atabishaka kuko ari umuntu ubihitamo wawe wakishimira kubivuga tugende dusubire hariya baroyizi tugire hanze nabo njye kubumvisha biriya byo gukoresha udukingirizo niyo yayo nyine barije bazahura n'abantu nk'abasama nari niyambaje gusa nitwongera gusubirana kuko mani namubwiye nabi bikabije mani namubwiye nabi gusa bitewe nuko twari tubanye nyirizina ndizere ko ari bwongere kunyumva gusa byo nabwo yabura gukunda kandi nabwo umuganirize neza kuko afite umutima utandukanye n'uw'abandi afite ihungabana ubu wamuteye ihungabana ahubwo umuganirize gusa ndizere ko ari buze kunyumva ariko ikindi nizere ko inama zawe ari inyamibwa oya ntabwo njyara gusa uko bize nari nakugira inama muvandi wowe kunda umwana mani nta kintu bitwaye uyu munsi batinze kujya mu kazi ariko ubu nsanga nsohotse
suri gato aho Samantha Ndebya Uri hano se wihebye Turiwa natinze no kubyuka nani nsengeye cyane watinze kugitegura ndabona neza neza icyo kibazo ni wanategura icyayi unywe ni ngombwa njye sisita wanjye nawe rwose se kuva agiye ntegura icyayi ntabwo mbwira mfite ikibazo kigani ngiye kugenda ndabona bose ari kugenda ushaka gutakirika ugiye kujya kwitegura rero ntabwo mpari nziza icyo bitabiriye ibintu bidasanzwe ni ikibazo cy'ufite ufite umwanya tuganire cyangwa nawe uri kugenda ntabwo nakubura umwanya kuri sisita wanjye ese kuki twavutse gutya twite Samantha ubusika natandukanye na shuri wanjye yamenye ko mbane na virusi itera sida agahita anyanga Jay uriya narizi uriya inshuti yanjye si we woroherwa no kuza mu minsi yashize Jay hari indi sheri uzingira se usibye uriya mwapfuye iki nyine urabona nakomeje kubimuhisha ariko yari ageze ku rwego mbega yaramajije kunyizera cyane kuko nanjye numvaga nta kintu namuhisha pe sinzi ukuntu nyine yampamagaye tujya kuri cya kibanza cye hajya ari kubaka ntuhazimo hari hakurya tugezeyo turicara turaganira ambwira ibijyanye n'ubwubatsi bwe ndabyumva mbona ari ngombwa kumubwira ukuri akicara azi ukuri ndabimubwira nyine gusa ukuntu yambwiye ngo nshaka kumwica amagambo mabi gusa nkomeretsa nkaho sida nayizanye yambwiye ngo niba nshaka amahoro nanamukunda nanamwubaha mve mu maso Jay wari uzi yanyanze si wamusobanurira se ko bivuganye ibyo se yabyumva njyewe ndumva ntangira ubuzima Karibu. Sawa, mwaze gute se? Ko umuntu utishimye byagenze gute narakubabaje? Yego. Cyane. Nase wumva ari gake koko? Ariko nawe urabizi wishyize mu mwanya wanjye nawe wababara. Nanone ndakumva. Sinzi niba ari amagambo naba narakoresheje akagukomeretsa. Niba nahari niba twabirangiza nyine ariko bigasubira mu murongo. Nta kibazo. Mbonye ikintu cyatumye rero nguhamagaza unsange mu rugo. Ntabwo yahise nyine wambwiye inkuru itari nziza nawe urabizi. Yego ndabizi. Si ngombwa ngo tuyisubiremo ko njye tuyiganireho. Yanyibutsa byinshi n'ubundi gusa nta kintu na kimwe kigenze neza. Brada wawe yarampamagaye turavugana gusa ariko nabanje kuganira n'inshuti zanjye nta muntu urangwa wavuga ngo mfashe umwanzuro njyenyine burya umutwe umwe ukugira inama yo gusara ntabwo wakugira inama yo kwiteza imbere sibyo mbona aganira n'inshuti zanjye cyakora umwe nizeramo cyane kubarenza ni nawe nabwiye ibyanjye byose yanavuga ko ariwe ngaruye mu murongo ambwira ko mu buzima byose bibaho kandi bishoboka ushoboye kuba wabana n'umuntu ufite ikibazo cy'ubwandu ntihagire ingaruka mbi guhura nazo byibuze nk'uko wabimbwiye niba utambeshye ufata imiti neza uko bikwiye. Imiti ndayifata uko bikwiye
ntabwo nta munsi wakira ntayifashe amasaha mba ngomba kuyifata ndagerageza nyine nkayikurikiza neza nkayifata mbonye hangana kandi ntambabare ku magambo nakoresheje nkubwira nanjye ntabwo yari njye ni nk'uwari umbwiye kandi uwo ari we wese abizi neza ko yayakoresha ni serious kumbwira yewe n'ubu sindiyumvisha ko ibintu uri kumbwira bijyanye nanjye ari njye nguhamagaye tukaganira nkakubwira ko mfite ikibazo kimeze kuriya ndabizi neza bitewe n'uko abakobwa mwebwe mutagira kwihangana muri mwe no kongera kumvugisha wowe biragoye ko byakunda ariko njye nakumva uriya bizi umbwije ukuri ukambwira ko ari indwara wavukanye utabyizaniye urumva se ntabwo nguhora iki nakumva pe reka nanjye ntabwo norohewe kubaho mbizi neza ko mbana n'umurwayi nka buriya nakubwiye ntabwo binyoroheye nabimuganirijeho nyine yabimbwiraho rukumva ngira inama gusa nanjye nyine nagereranya n'ukuntu nari nsanzwe gukunda kwizera numva ngomba gusubiza ubwenge inyuma nkumva ati niba ufata imiti neza akaba nta mbogamizi n'imwe wari wahuramo nayo ugomba kwihangana wenda tukazagana kwa muganga bakatugira inama y'uko tugomba kuzabyitwaramo gusa ubuzima bwacu bugakomeza kuko twahoze mbere ndabyumva kabisa ariko biragoye kubyizera ko ari byo uri kumbwira wabitekerejeho neza ni njye waguhamagaye urabizi ko wampamagaye nanga kukwitaba si rimwe si kabiri yego byageza mfata umwanzuro wo kuvuga ngo reka njya kwihamagarire nze ngusange unganirize nyirizina kandi urabizi ko ntabwo ngenze ngusange urabyanga bitewe n'uko ntabyizeraga ntabwo numvaga uri kuntumisha nongeye kugira ubyizere naguhamagaye unsange mu rugo tubiganireho tubihereze umurongo ufatika byibuze nyirizina numve ko ubuzima bwanjye bwongeye gusubira nk'uko bwari bumeze gusa nawe niba unkunda usabwe kuzamfasha byibuze tukavuga kwa muganga akaba ari baduhereza inama nyayo yuko tugomba kubana mu buzima bwanjye nawe yego nabyemeza n'ikiranga basi mubiri kandi ubyizere sibyo cyane rwose ibyizere ni igihe waguhamagaye ndabikubwira nicyo kintu nyirizina naguhamagariye wakoze urasa urishimye ndishimye cyane akora bababaye cyane ego nawe nashobora nk'iki wanyereka bizo kinyereka ko wongeye kugarura ibyishimo muri wowe ntabwo kubibona ndishimye nyine ntubwije ukuri ndumvaga ntazi icyo gukora pe mbona ukora kanze ndebe ko nabona akantu ndi buze kukwakiriza ubu wicaye cyangwa unansanga imuhare nyine dutegura akantu n'akantu ko kurya ntari nsanga ntacyo tugira n'akantu twitegura mfashe dusubire mu buzima nk'ubwa mbere nta kibazo